ku itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi arizo z'uyu munsi Abedi ari bwakagombye gushyira umukono ku masezerano rwose uyu munsi yane hanyuma Rugango fata iminota 3 ubanze twinjiza muri dosiye ya Bigirimana Abedi Rayon Sport imaze igihe kirekire yifuza sinzi impamvu byanacecetse kuko amaze igihe hatavugwa nta makipe yandavugwamo ahari wasanga Rayon Sport yaramaze kumvikana nawe ikabiri gushaka amafaranga Abedi kuri nimero 8 ya Rayon Sport bimeze gute kwindi myanya ubona isa nk'ini yamaze kuzura n'imyanya imaze isa nkaho yamaze kuzura kuri Abedi nk'uko wari bivuze urebye ni nako kuri no ngo ikipe ya Rayon Sport icyo yabanje gukora kugira ngo ise nkaho rwose namureshya kurushaho kwari kumwoherereza draft y'amasezerano cyangwa se kumwoherereza amasezerano nyine kugira ngo abanze anacishemo amaso arebe ibyo byabaye ari iwabo Bujumbura hariya muri quartier ya Kajaga niho yubatse niho atuye amasezerano rero ya Rayon Sport Abedi amaranye igihe rwose yacishijemo amaso kandi yaranayashimye aravuga ati nta kibazo gihari twakwibutsa abantu details amafaranga zirimo urumva amafaranga yarariho avugwa miliyoni 25 z'amanyarwanda kuvuga hagati ya 25 na miliyoni 30 aho ngaho agasinya imyaka 2 icyo gusa Abedi n'abashinzwe kumushakishiriza ama equipe basa nkaho bari banze no kwishyura muri installments cyangwa se mu byiciro abakinnyi benshi b'abarundi ntago bikunze kubaho ngira ngo sinzi impamvu ngira ngo niko niyo system baba barakuriyemo yo murundi muvuganye wa muhimbumbi ibyo kumubwira ngo urabona ngo muri 30 nabanywaye 15 ngo nyuma ngo Rayon Day ngo nzaguhandiwe ya abayazibariye ibyo ntago babiri abagiye kwimenera amabuye na zahoza amatafari abayarabibaze byose navuga rero ko Abedi ku ruhande rwe na agency ye shinzwe kumushakishiriza ama equipe navuga ko rwose bagikomeje kuba fideli kuri Rayon Sport kuko uranagerageza no gucokombora ni makuru y'ahantu Abedi ashobora kuba kwerekeza atari muri Rayon ayo makuru ntuyabona aravuga bati Abedi rwose ategereje Rayon Sport hanyuma rero bavugana rero urumva nubona update gahari bavugana Abedi na Rayon Sport bari bemeranyijwe yuko ku itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi arizo z'uyu munsi Abedi ari bwakagombye gushyira umukono ku masezerano rwose uyu munsi n'ibitabo uyu munsi 15 bizaba ejo 16 Abedi ngo azaba yamaze kwerekanwa muri ekipe ya Rayon Sport abareyo nizera ko information muyishimiye cyane hekereza ko ariyo piece of puzzle yaboraga muri ya mediane ya Rayon Sport kuko harimo umwarabu ukina 6 harimo uyu musore uvuye muri Mukura nawe ukina nimero 6 harimo Aimable harimo Tambwe Gloire w'umurundi harimo na Mohamed Cheli nimero 10 urumva haburaga nimero 8 mwiza uri ku rwego rwa Abedi byose barasinye umunsi cyangwa Jose bane hagati uyu munsi nesho ngo ntibizarenga ko ngo na Coach Rotfi yaravuze ati abakinnyi babora mugerageze mu byihutishe kugira ngo natwe mu byukuri bitegure hakiri kare ekipe yuzuye abayobozi ngo bariho barashyiramo imbaraga baravuga bati nubwo amafaranga wenda twaba twarihaye muri gahunda y'ubururu bwacu yaba ataragera tuzafata amaze kuboneka hanyuma twongere twikoremo tube twishyuye ibindi bizakomeza ariko amaze kuhagera hanyuma abakinnyi b'abarundi reka tubijyane kuko hari abakinnyi b'abarundi babona bibazaga igihe bazagira mu myitozo ya Rayon Sport ku munsi w'ejo ndi kuri Passion tunakomereza kuri rutayizamu ko wambwiraga ko Rayon ibya rutayizamu bitarangiriye kuri Shabibo gusa harundi bifuza ukomerezeho tubwire rutayizamu ndi Rayon Sport ishobora kuba irimo gusibla araza ryari ninda araturuka yego ubwo navuga kuri abakinnyi b'abarundi ndi kuri Passion nyuma yo kubona ko Drissa Kuyate uyu muzamu kipe Rayon Sport uretse gusinyisha urwego rwe ruri hasi babaye bahamagaye ndi kuri Passion kugira ngo yihutaze mu myitozo kugira ngo bashobore no kumusezera ngo bashobora no kumuha amafaranga kugenda baramusezera $10,000 ngo by'idolari bashobora gose perezida yamaze gufata icyemezo ubwo rero mu gihe ataraboneka undi muzamu umutoza arashaka ko abari kureba ndi kuri Passion ko wenda yaba ari wari gukoresha mu gihe undi muzamu yabaza niyo mpamvu bamuhamagaye bahita banamuha amafaranga bari bamubereyemo ngo ni imishari y'amezi 2 niba nibuka neza yanazanye kandi na Ndayishimiye Richard bivuga ko mu gihe hataguzwe undi nimero 6 uri Richard uzagitera 6 mu gihe hataraboneka undi wa nyabo hagati ya Richard na Aimable niwo umutoza azareba nyine uri ku rwego rwiza ariko Richard ku myitozo yakoze ku munsi w'ejo ko bakinye na Deka ngaho kurekora pe
harabura Paple nubwo utaragira imyitozo niyo mukinnyi mu Burundi utaragaruka. Hanyuma ku bandi bakinnyi bataraza kuko Paple bwana bazabahanganira umwanya na Chelsea na Chelsea kubona bizagorana ku icumi rya Rayon Sport ba Bedi bahari ba Chelsea bahari bizabigoye cyane. Uzira mu peti ngo ni Tony Kitoga. Tony Kitoga ntabwo arasinya nabonye bose abarusha ibyo biracyagoye cyane Tony Kitoga. Hanyuma undi mukinnyi waje ku munsi w'ejo ni Aziz Bassane Kulanya. Ejo yakoze imyitozo ariko ngari huta cyane. Uruhande rw'ibumoso imbere nta muntu bahanganye kuko umupira ari gutera kuri uruhande ngo umutoza ejo yashyizeho vimu agiye gukora Sport ifite ba Adama Bagayogo no bari bafite tangiye gukorera gatangiye ku grand joueur agakira umwana nagakira umugame Adama kabisa nayo ngari hejuru cyane. Ubwo ariko na Rutanga cyakomeje imyitozo mw'abantu mwe mutoza abona sinye mukajya ngo twabivuze Rutanga mu myitozo umutoza rwose ngari kumushyira muri kipe ya mbere Ombolenga so kwasinya APR byose birashoboka nibangana se barangana n'imyaka imwe none se Rutanga Ombolenga sinyatire Rutanga ngende mu bantu bakivuga ko itazaba ari imyitozo nk'umuntu wayikiniye imyitozo Rutanga ari gukora mu bakinnyi bategerejwe rero barimo Yusudianye utaragira mu myitozo ndetse na Nsabimana Aimable n'abakinnyi babiri bagifite amasezerano na Rayon Sport yifuza gukomezanya nabo. Yusudianye na Aimable Nsabimana ukishyura miliyoni 5 ariko umutoza rwose yasabye ko bamwihutisha akaza agakora mu gihe kandi tusoza kuri aba bakinnyi Asana na Innocent muri aba bakinnyi Irene yavugaga bagomba kuba bari muri Muhanga. Asana agomba kuba ari kumwe na Gatera arajya muri Muhanga Asana nanu rwego rwa Muhanga tugutize ntavuga nta kibazo no muri kuri ari n'amahirwe Rayon Sport ishobora kwitaramuhaye yo kwigaragaza ashobora kuzabonera muri equipe ya AS Muhanga kwitwara neza. Wa mugana abonye n'ahana kina atari kuri pressure ikomeye cyane afite umutoza bumvikana akora ibintu cyatuje akaba yagaragaza urwego ruri hejuru mu by'ukuri bwo Asana arajya muri Muhanga. Hanyuma na ba Mutebi yego hari umuntu ngiye wanyandikiye message wo muri Rayon kugira ngo mvuge ukuntu bikomeye yemeye yayima mu Cyongereza yambwiye ngo Rayon Sport will buy another striker. Rayon Sport iragura undi mwataka bivuze ngo ntabwo yavuye ku isoko ry'abataka se birashoboka ntabwo yavuyeyo Foronganye azagaruka ku Foronganye Beramahire Shabibo bakongeraho n'undi cyane bakaba bane irashaka bataka bane irashaka amatsinda reshya babiri bazajya babanzamo na babiri bazajya basimbura. Niyo politike y'umutoza umunyarwanda se n'umunyamahanga ntabwo ari umunyarwanda kuko bararebye basanga nta hari umukinnyi umwatakamo wo mu Rwanda uri gukuraho amafaranga urumva. Hari umukinnyi ku munsi w'ejo wakoze imyitozo abantu baza kureba imyitozo yawe ku munsi w'ejo nubwo yari awiklo ariko mfite intasi zanjye zamushushanyirije zampaye na video yo gukora imyitozo. Niwe mukinnyi muremure wari imyitozo ku munsi w'ejo bose yarabasumbaga pe ajya kungana koresha na Prince Rudasingwa barareshya ariko we amurusha ibigango we n'umusore urubango fata ukuntu Hussein Eto areshya uramubona Habimana Hussein ubona kuntu angana mu bigango umuhe noneho uburebure bwa Rudasingwa Prince niko umwataka areshya ni muremure pe urumva. Uyu mwataka ejo yakoze imyitozo yambaye nimero 23 ngo ndagira ngo abantu baze kumureba banamumenye yitwa Jonathan Ngono ariko mwabantu mwe Jonathan Ngono namushatse no mu Cameroon nibaza ngo yakinnye he no n'icyo muri Cameroon urumva ndaheba pe Rashid Jonathan Ngono ejo yakoze imyitozo full yuzuye. Urabona ko uyu mutoza akeneye wa mwataka bita umutagetman wa mwataka nyine w'ibigango ugenda akaba yakinana kuko muri match amikare bakinnye ku munsi wo kwa gatandatu iminota ya mbere babanje kwikina uyu nguyu Shabibo ari kumwe na Abedi ariko nyine wabonaga batari guhuza cyane kuko bose n'abataka bakora amamuvoma rero akeneye wa mwataka uzajya ugumya arangaza aba defense noneho undi we agakora amamuvoma nka kuri ya Diarra yabikoraga na Kasigi nawe rero n'uwo mwataka noneho rero umva dusoza gato kuri Rayon Sport update rero barambwira ko ntabwo ari mwataka wundi ugiye guhita asinya ariko ari mu bataka batekereza ko bavanamo basinyisha bari mwigerageza akapdate kavuye muri Rayon rero kandi kuri ayo makuru ngo hasigaye abakinnyi batatu nimero 6 Perezida Tadeyo agiye kwigurira ukomeye cyane wakinaga Champions League Tadeyo urumva detail hano nimero 11 ushobora gukina couloir yose muri systeme y'umutoza kuko akina defense A3 wing back urumva uwo nawe ngo arahari undi rutayizamu ugomba kuzafatanya na Shabibo kuko ejo mu nama
twasanze tutakwizera neza igaruka rya Forunganye igihe azagarukira muri forume. Exactly. Umuzamu Kwizera nawe uyu munsi Gishweka. araganira n'ubuyobozi. Kwizera Olivier uyu Gishweka. ni umuntu wa ndani muri Rayon ndani muri bya byumba by'abayobozi, ntabwo ari amakuru y'abamotari. Uyu munsi Play iraganiriwe. ntabwo yazanye n'abandi barundi, wazaza ejo kuwa gatatu nibwo azakora imyitozo. Harimo abakinnyi b'abanyamahanga bazatizwa ndetse harimo n'abazasezererwa vuba. Iyo ni update ya Rayon Sport. hanyuma dugase gato ishyorongi ya PFC ikomeje imyitozo ariko ikomeje no gushaka imikino ya gicuti. Imikino ya gicuti ibyari muri APR Yego. nuko imikino ya gicuti izakina amakipe yo mu Rwanda. Icyo Nta cyo kipe yo hanze bazahura? ntayo ni amakipe yo mu Rwanda. Batekereje gukora pre-season muri Maroc biranga, batekereza gukora pre-season muri South Africa biranga. Basanga bazakina barakerewe. n'amakipe y'inaha. Ubwo ntituramenya yari ariko iyo gahunda ngo irahari rwose mu cyumweru gitangwa ashobora gutangira kubitekerezaho. Ahubwo Rayon Sport ngo iri mu biganiro bya nyuma na Nigeria ya CHAN kuzaca hano, iri kujya muri CHAN rwose. Amahirwe menshi ngo ishobora kuzakina na Nigeria ikipe ya Rayon Sport. Ariko ubundi byaba ari nyuma ya Rayon Day. Urumva Cyangwa n'imbere. Hoya Yaba ari imbere ya Rayon Day. here imbere ya Rayon Day. Baba bagize match ebyiri nziza hanyuma ekipe ya Musanze FC nayo yatangiye kumanura intwaro. Perezida Richard nawe natangiye kwigaragaza cyane. bazanye Omar Habarurema Gahungu. uwo bita Bizimungu Omar Yego. wakiniraga Marine FC ngo yamaze gusinyira ekipe ya Musanze FC amasezerano y'imyaka 2. nimero 6. Nakisha Dembaba twari hano kwa gatandatu mutera icyotezo ku transfer window yitwayemo neza cyane. Bamwita kinyamupira. Hanyuma ngo azanye n'Habarurema Gahungu Yego. utari ufite ikipe asubiyeyo. Asubiye mu rugo. yego. Hanyuma uwo bita Bishira Latifu mwabonye ko nawe yavuye muri Muhazi yerekeza muri ekipe ya Marine FC. asubiye mu rugo nawe. Yego. Ndumva wenda ku makipe yandi mato ibyo twavuga ari ibyo. Nabonye ekipe ya Gicumbi Football Club irimo gutegura, yahamagaje inama y'inteko rusange. Urumva Gicumbi Perezida Desire Tezos. ngo hari abatamwemera, ngo hari abatemera ko ari perezida, ngo bishireho undi perezida. Urumva ngo wemeye n'akarere bagiye guhura rero Amatora se yarabaye. babiganire neza. Inama y'inteko Batubije rusange yagomba kuba ntiyaba kubera ko harimo ubuke bw'abanyamuryango. barahera bamukura. Inteko rusange yagomba kuba ku itariki 13 z'ukwezi. Bashyize ku itariki 29 z'uku kwezi. Bazarebera hamwe uko umwaka w'imikino ushize wagenze, bategure saison nshya ndetse batore komite nshya noneho yemewe ihuriweho n'impande zombi. Ubu ngubu bari kuyoborwa. Gicumbi yabona perezida. Bayobowe na komite ebyiri. Uzi kuyobora Gicumbi kurusha zose no muri Rwanda Premier League. Ubu ngubu bayobowe na komite ebyiri. Ubwo hariho komite ya Desire na komite yashyizweho n'ubuyobozi bw'akarere. Ni komite ebyiri. Bamwe baraganiriza umukinnyi abandi bakabyanga, abandi bakabwira umukinnyi ngo urasinya abandi bakabyanga. Izo komite ebyiri rero ubwo iyi nama y'inteko rusange ku itariki 29 niyo kugira ngo hatorwe ubuyobozi bumwe buzayobora ikipe, kuko ubu ngubu rwose ngo ni impande ebyiri zitumvikana Kugira ngo hanashyirweho n'iyo ngengo y'imari.